amavuta yamamuzamukana imvugo za muzehe zamaze hinduka uze gusura bakuru bawe ariko bari baramujanyiriya hari ahantu Imana izimazi kadushira kugira ngo turemera amashimwe mufite nimureke tuvuduke ni imisi mikeya tugiye gukora ibiterane muri za stade ababanjijeyo nabo namezi 9 Revera Kado tuzakora ibiterane muri stade gutya Kinshasa gutya bavuga ngo nibande bavuga butumwa Revera Kado Matayo nabandi Australia mu makanisa agiye kuba mato Imana igiye kwagura abantu mubwira abandi by'ijuru imitima bavuge ko bahiriwe bavuga ubundi buzima abafite imvune mubasirizagize mubwire kwibendera ibasha kuturengera icya gatatu gira ndangise nta muntu uzubana amashimwe ngo yagira yiwe wenyine Imana izi gukoresha igikorwa kugira ngo igihugu kigufashe gushima kandi reka nkubwire utarakora igikorwa kizazana ibikorwa kele bando bisubiyamo utarakora igikorwa kizazana ibikorwa amakampuni azatangirwa na kapuni amaka atangirwa na ka akabona kujira kuri ma ka ndanezerewe cyane mukomere Imana amashimeshi ingiya esala ya macagori yati umuhiwe ngorangije abagore baravuga ngo noneho Sawuli yishe ibihumbi Dawudi yishe inzo igihugu cyose kirashima ishimwe hari ryo kwiherera hari ryo muri rubanda hari ryo muri stade nukora igikorwa kizazana ibikorwa nukora igikorwa kizazana amashimwe ntangaje uyu munsi wa none aho waruri gazuka mu bitekerezo ureke kuba muto ishuri rw'ibintu yavuze ngo yarafite ubwo ngo bwira abantu ni bamusenge ngo ndabasha kuvuga Imana yagukoresha gitangaza umugabo akavuga mu Imana kubera abaganga ko bavuze kandi cyo tububaha ariko kwizera ko avuga toya ntabwo bamukuramo ari jewe ari nawe tutaisha kera confidence tutaisha hagarariye confidence abandi bagera mu rusengero bagatinda kunezerwa uyibare usiyagawe ni wowe ufite kurangiza ikibazo muri wewe harimo ubutunzi bukomeye twasomye amagambo y'Imana mu byakozwe n'intumwa umugabo witwa Petero yitwa kuko ari umuhanuzi umuhanuzi wo kwizera kandi departement yiwe yarashinzwe gukora amaitaje Yohana akaganira ibijanye n'iby'ubwami bw'Imana no gutanga uruhimbi rw'umwana Yakobo yari revera wa Yerusalemu nawe icyo yarashinzwe entrée na sortie ibyo bijanye n'umutungo la fils peut passer reka nkubwire icyo udashinzwe ntukazucinjiramo umuntu nakurusha kuririmba umuheze salute umuntu nakurusha gutegura topic reka urusako umuntu nakurusha gucuruza mwegera guheze intro na development na conclusion kubera kuko hari ibyuzi hari n'ibyo utazi papa turi barebare ariko ibitekereze iratandukanye kandi uko umuntu atekereza ni kwangana ngo bagara gutya ku rusengero umva ubwenge bwa Petero aravuga ngo okay uyu mutipe afite ibintu bitatu icyambere aruhije abantu hano kandi yari afite 45 ari aho ngaho ku rusengero 45 usoma Biblia Matendo ya Mitume 4:13 wamuhomboka urasanga hawe makuru nimba utasoma Biblia birakureba Biblia
waruhisha abantu dai ekonomi y'urusengero yari yarejegeje umuntu wese yazanye amaturo n'amashini akabanza akadiviza tubayeho kureba entre tukamenya na sorte tukamenya na rest entre sorte rest umugore uri umungu umugabo wawe nagweza amafaranga yo guhaha uzugira mubika umunsi umwe ukwezi kugiye kurangira umubwira ngo ndashaka kudusohokana n'abana tuje kuganira bana gusa kumira tugutanzeho 8 ariko wowe ngabitekerezo ugira ngo sheri ngo zashize gira kantu kagasanduka uzukubitamo ukwezi ndi kurangira nurangiza umbwira ngo sheri ndashaka kudusohokana n'abana ufite ifaranga hari ukundi uzuru ryangiriye neza nurangiza ugenda ufungure intro umubwira ngo ndagushimiye reka ngweze ukuboko uri umuntu mwisi abantu bose tugize twoguta ariko kuri dekeya Pima Isaka tatu aravuga ngo ibiri muri twabwe umva ukuntu yakoresheje nubwo ari wowe warugeze muri season ye yo gukora amahitaji tiyavuga ngo nje aravuga ngo twe bavuze neza ubwoko bwacu akira ukuboko ubuno umuntu udakunda ubwoko kuri gito utari bushosi uri pumbafu none urabanga Imana ibakunda urabanga waranabavutse season wowe urimo utakunda ubuhaka igitangaza ndamukiriza mwene wanyu umubwira ngo nimba wari ufite iyo tabiya genda uyivemo ukunda bumuvukana n'ubwoko bwawe hari umuntu hano umva ngo asamura kuba kwa nugera ndagira pima no arabanga ibyo dufite nibyo tuguha genge kumenya kuvuga imbere y'abantu apana kubomoka amagambo amadafite hawa turutse ngurumva baza witonze ukore ijambo ritegure neza abo ugiye kubwira hano harimo abanyabwenge ndetse bize kukurusha harimo abantu bagenze utaragenda hari aho wageze batuta hari aho bageze wowe utaragera ibintu no kumeza kubomoka ngaha n'ibintu byo kurutera ubwoba ntabwo ari bisho fata position neza tegura intro yawe na development na conclusion nurangiza usigira umuhagarikizo wa gahunda ure kuvuga ngo hari ibindi neretswe banza witende weretswe mbere no mushumba ijuru niwe zarivugiramo n'ibintu byo kutubwira ngo weretswe ugashogekamo ibyo bintu uwijijemo ibindi bintu okay nditubyanze hari kumanuka kwa utaratibu umwandikira kandi kukuzi ekri mwandikira hari ijambo ijuru ryambwiye nimba byoba ngombwa womba umwanya ikintu cyose mumumenye mumwiyeke uyo satani yokahenda aramubwira ngo Petero na Yohana walikwenda huko kwenye wakakuta kiwete kimoja kisichojiweza kinaomba chakula. Yame. Urachari hano tubake basambura ibiganza. Haleluya. Nimuvuge ngo haleluya. Waramubwira ngo simama. Ngo atinda guhaguruka. Petero aramubwira ngo tugwete n'amaboko. Anami mugwata. Hatishayije tugende. Iyo gushigikiwe niki ningwe aravoma. Autorité y'ubwami bw'Imana bwari muri bo. Bari bazi ico bafite. Ikisikinyejana cyo kuranga. Ico Imana yagushizemo. Nimugisohokane mutangire gukora. Nimugisohokane kigaragara. Nimusohora amashimwe namwe nimutekereze ariko se n'ubundi wari kubutekereza gute kanje mureke mvuga kakamba nubwo nyine babikuye ejo bundi umukobwa wanje Pendes nabukudacha Imana yamimujana kandi Imana ntizibanza ngo iteguze umuntu utinzamutwara iyo yambere muzehe uraturusha amaboko tuzakomeza tugushima ngo irangize ikore gitangaza ejo bundi ndasenga Mana uyu mukwe wacu ko ari mwiza
none ko azamanyerera agenda ahandi pe. Ndasenze wa mana we, mfite umukobwa witwa Joyce kandi Joyce iwe nina muremure gakurusha pendeza kandi azahagarara gutya naje nahindukira akavuga ngo Joyce sijaiona ingine siku abuzukuru baje bagira peti kuva navuka ariko naje sinari noroshe. Mama yabyaye abana 13 hitaba babiri, data ni kinege nije muri umunawe nabandi akima ma tuzagushima nawe usubi none ngarangize abasukura bakagira peti nimumva ikimana zikora. Umudamu umwe muri Canada yamambwira ngo umpera igeni nzamutunga, ari muri Canada kandi umukobwa w'umunyamurenge ubana n'abantu neza. Ndamukiriza mwene wanyu mubwire ngo siku uri mukubana n'abantu nabi gute ni bande bazokurerera yawe uko mushinga wo kubana n'abandi nabi. Turakwamaganye undi wo muri Amerika usengera umukwe ndamugarukaho niyo konkirizire. No niyo konkirizire mwitegure ndarangije nabatindiye. Nabonye ko murasubizwa kandi uko musetse ndakurahiriye ijuru riradusekeje kandi umukobwa uri muri Canada. No undi wo muri Amerika nama yamubwira ngo ati wa mukobwa witwa Speciose byo muzukuru wawe naje ndamufasha buri itariki ya mbere wo muri Canada azayohereza. Namubwira kizi kaza zishika uzohereza ku mukwe waje gusa naje ko ndahudumira wohereza ku mukwe waje gusa azabona ijuru n'amatayo ukunda aho twinjiye azabona kuko zinciye zosanga umuntu yagize nk'akirize k'amazima kuko naje ku bintu by'urufaranga sindarukomeraho. Ariko hari abantu bagira ubugugu kugira ngo bashize supaguru mu maboko yabo samure ku bugugu musangire n'abandi ukuga none urabonye ejo tuzabona. No bakamuhereza bakansinyara kambwira ati twarangije kohereza none rigeni yarabyusha. Imana yahabwa icyubahiro. Ubu rigeni afite amezi 6 none umukwe wanje manyana yaje numva arampamagaye aho shaba kasiribasha amashim shimwe Yesu shima ibaswa muri Yesu umutima uzuye ishimwe bangizu shima ibaswa muri Yesu umutima uzuye ishimwe bangizu bigeze kuririmba ikorari beza amanyana yaje karibu baraza barasaba umugeni twarumva none ubukwe bugiye kuba. Joyce mukomere Imana amashi. amen. Icyo mbasaba musenge uko buzagenda tuzobutaha. Joyce tuzobutaha aje kurera abana naje ariko uzi iyo agenda ngahandi
nozaga ndeba bamukubita kamani katangira kwishima mu mutwe kandi ntanda zirimo ariko zatwamagara babu topike iravuga ngo ugushima Imana turagushimira uwo mwaratwizeye umuryango wande wa Kigogo bashumba mwabahaye nafasi hano turabashimira Reverend Kado kubw'aba bantu bose reka nkuramutse uri umuntu mwiza nawe urakomenti woroshe reka mbabwire kubana n'abantu ongera umunda mukirisa umubwire cyo uzumenya kuvugira abandi aho batari turangiza muri uku kwezi kwa 12 amatariki ko twateguye ko ari 13 kale 20 ko no kuvuga ngo ubukwe buzaba none ga ndakwimana itagize none mutusengere muri abantu bese ni muhaguruke ikindi kinyejana cyo gusohora ibyo Imana dushizemo tubi mwarakoze n'umuryango wose yambwiye ngo umuntu wahereje tike ngwiza ngo n'umuntu nkunda cyane yewe naje navuze ngo nubwo ndakuze tubi uze kumubwira nyamuneka yemere tuzatuvugana naje musengere nico gusa no shobora nzoza musengere bishop gweno dusengere kubwirisha ubwira Imana ngo Mana ibyari bibabaje imitima y'ababa baseke nabo babona amashini iyi season umuntu wari umaze imisaha yakora ntibishemo byamba bicamo kandi umuntu wari umaze imisi agenda no mucari ibintu ndibikunda ndabarahiriye tuzahura mu kwezi kwa 2 kwa Apotre yego zahamara icyumweru cyose yego nonaga makuru nayangaye ijuru n'amatayo n'ijuru na Reverend Kado ubu butunzi twabasigiye ni mumenye kutari urubyaro rwo kwicara n'ukwagura tukavuga rwo kwicana suko kwiba suko kuvuga nabi no kuvuga ineza no gukorera Imana no kubana n'abantu bose amahoro nta bintu by'amoko nta macakubiri ni mwa Kristo Mwami Yesu megusuhuzi araje Yesu arashuma araje Yesu arashuma w'Imana
dusoze.
nuko mureke turangize Hey,